dore ikintu gitera umwaka umusore akarinda asaza atawucitse. Hari ubwo ugira umubyeyi ukunaniza akajya kugora mu buzima bwawe bwa buri munsi, iteka agahora gutonganya ukabona arashaka no kugukubita, kandi wenda uri umusore cyangwa uri inkumi wanamurusha imbaraga ukabona wamukubita. Ariko ndakwihanije kandi ndakwinginze ntuzakubite umubyeyi, kubera iyi mpamvu ngiye kukubwira ikomeye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ni ukuvuga ngo iyo ukubise umubyeyi, ukubahuka umubyeyi, iminsi yo kubaho kwawe iragabanuka. Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Uyu utabubashye, iminsi yo kubaho kwawe iragabanuka. Rero ujye wirinda, ntuzakubita umubyeyi wawe, ntuzabitinyuka. Nubwo umubyeyi yagufata mu ijosi, nubwo umubyeyi yagukubita urushyi, nubwo umubyeyi yagutonganya nakurenganya umutwe ukumva urakurenze, icyo yakora cyose jya ubitekereza nkaho ikintu ugiye gukora, niba wari kuzabaho imyaka 80 kigiye gito gikuraho imyaka 5, niba wari kuzabaho imyaka ingahe kigakuraho imyaka 10, nawe wumve icyo kintu. Kandi ujye utinya Bibiliya ikintu ivuga. Niba bivuze ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire, Imana ibivuga ibizi, iba yarabishyizeho ko niwubahuka so na nyoko, imyaka yo kubaho kwawe tayari izahita iyikuraho. Ikindi kintu Bibiliya iravuga, wumve neza ibanga riba mu ijambo ry'Imana, ngo icyo ugiriye umuntu nawe nicyo ugirirwa. Burya umuntu ukubise se cyangwa agakubita nyina, nawe umwana we aramukubita byanze bikunze. Iyo wakubise so, nawe umwana wawe aragukubita. Iyo wakubise nyoko, nawe umwana wawe aragukubita. Ijambo ry'Imana ntirijya ribeshya. Rero wubahe so na nyoko, nubwo yaba mubi gute, nubwo yakubwira ibimeze gute, nubwo yagutesha umutwe gute, nubwo yakwandagaza akagutuka, ahubwo ikintu cyo gukora, nujya ubona umubyeyi yagusumbirije ukabona arashaka ko murwana, ukabona bigeze hano utakibasha kwihangana, jya ufumyamo, wiruke, uhunge urupfu, kuko icyo kintu aba ari kuguteza, aba ari kugira ngo agushotore nyine numukubita cyangwa mukarwana, imyaka yo kubaho kwawe izagabanuka, cyangwa nawe nushaka ukabyara uzajya ukubitwa. Ahubwo nagushotora ujye wiruka. Ikindi, niba wumvise ukumva agaciro ko gukubita umubyeyi cyangwa kumwubahuka, ukaba warigeze kumwubahuka ukamukubita, urababariwe. Niba wumva ushaka guhinduka, niba wumva wicujije ukavuga ati koko ikintu nakoze giteye isoni ntabwo nzabyongera, urababariwe. Kuko njya gufata iyi video nasenze ngo umuntu uri bubyumve akaba yarakubise umubyeyi, ariko yakumva ibintu akumva koko yakoze ikosa, akumva ntazongera. Ndabani Mana umubabarire. Niba warabikoze ukaba utazongera, icyo cyaha kikuvuyeho, ariko ntuzabyongere. Nubyongera uzamenye ko ugiye kwigabanyiriza imyaka yo kubaho, kandi nawe ukazakubitwa. Imana iguha umugisha kandi ukomere ku Mana, ujye usenga icyakurakaza cyose. Ntuzatezuke mu kubaha Imana, ntukarenge ku kintu Imana yabujije, kubera ko ikintu Imana ibuza ibiza impamvu. Imana iguha umugisha.